nongeye kubifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi babaho neza, nongeye kubifuriza gukomeza kurama no kuramba, nongeye kubifuriza gukomeza kugira ubuzima buzira umuze. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Tudatenze rero, hari umukunzi wacu uri muri Tanzania yari yatwandikiye atubwira ko afite ikibazo cy'ubugumba, bakaba barabyaye rimwe we n'umugabo we, ariko hakaba hashize imyaka 14 atarongera gusama, hakaba hashize imyaka 14 batarongera kubona kandi kana. Rero uyu munsi nkuzaniye umuti uvura ubugumba ku muntu wabyaye rimwe ntiyongere gusama, cyangwa ku muntu wabyaye rimwe ntiyongere gutera inda. Ariko nk'uko mumaze kubimenyera, mbere yuko nkubwira umuti ndabanza nkakugira inama ukamenya bimwe mu bishobora gutera indwara kugira ngo ubashe kwirinda, dore ko nk'uko murambibabwira kwirinda biruta kwivuza. Dore rero bimwe mu bishobora gutera ubugumba ku bagore. Icya mbere gishobora gutera ubugumba umugore ni ibibazo mu kurekurwa kw'intangangore, icyo abenshi bakunze kwita ovulation cyangwa uburumbuke. Iyo umugore igihe cye cy'uburumbuke kitakiza neza, ntabwo ashobora gusama. Iyo umugore agize ibibazo mu kurekurwa kw'intanga, icyo gihe intanga ntabwo iba ikibashije kujya mu miyoborantanga aho izahurira n'intangangabo. Akenshi ibitera ibibazo byo kurekura intanga ku misemburo y'umugore harimo kuba afite ibibyimba, harimo kuba yaranyoye inzoga nyinshi cyangwa itabi, harimo kuba umugore afite umubyibuho ukabije, harimo kuba umugore agira umunaniro ukabije, harimo kuba umugore agira imihango imara igihe gito, imihango idashyitse, cyangwa kuba afite ibinure bibi mu mubiri, cyangwa kuba afite ibibazo mu dusabo tuvubura imisemburo. Ikindi gishobora gutera umugore ubugumba harimo kwangirika kw'imiyoborantanga cyangwa imirerananga, aho intanga y'umugore ihurira n'umugabo bigakora urusoro. Iyo umuyoborantanga wangiritse bishobora gutera ubugumba. Kwangirika kw'imiyoborantanga n'imirerananga bikaba akenshi biterwa n'impamvu zitandukanye, harimo indwara zifata imyanya myibarukiro, cyangwa iyi myanya yarajeho ibinure ikaziba, nk'uko nari nabibabwiye ko ibinure nabyo ari zimwe mu mpamvu zishobora gutuma umuntu agira ubugumba. Hari ukuba wararwaye indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, nazo zishobora gutera ubugumba, bitewe n'uko iyo wanduye ziriya ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina hari imitsi zishobora kwangiza, hanyuma iyo mitsi iyo yangiritse imikorere y'umubiri nayo irahindagurika, bitewe n'uko hari ibice by'umubiri bimwe na bimwe biba bitagikora. By'umwihariko imitezi na mburugu nizo ndwara ziza ku isonga mu gutuma utu dutsi duto dutwara amaraso mu gitsina ducika. Rero iyo utu dutsi twacitse, ibi bishobora kugutera ubugumba. Izi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi zishobora kugutera ubugumba, bitewe n'uko iyo uyu mwanya wangiritse, uko nari maze kubikubwira, hari igihe ushobora gucura imburagihe bitewe n'uko ya mikorere y'umubiri itagikora nk'ibisanzwe. Rero ibi nabyo bishobora gutuma utongera kubyara undi mwana, bitewe n'uko wacuze imburagihe ukaba warageze mu gihe cya menopause. Dore rero bimwe mu bishobora gutera ubugumba ku bagabo. Ku bagabo ushobora kuba ingumba bitewe n'uburwayi bwa diyabete. Diyabete ishobora kuba intandaro yo kuba ingumba, kubera ko ubu burwayi bwangiza imitsi, umugabo ntashobore kuba yatera akabariro nk'uko bikwiye. Ubugumba ku mugabo kandi bushobora guterwa n'umubyibuho ukabije uterwa cyane n'indwara y'umwingo.
Ubugumba kandi ku bagabo bushobora guterwa no kudakura kw'imirerantanga. Intangangabo ntizikorwe bihagije, umugabo akaba yaba ingumba bitewe n'uko afite intanga nkeya zidahagije, cyangwa akaba afite amasoro make atabasha gutwara intanga nk'uko bikwiye. Ikindi hari ukutavuburwa kw'imisemburo ihagije. Kugira ngo habeho gukorwa kw'intangangabo nuko hari imisemburo iba yavubuwe ituma habaho gukorwa kw'intanga. Iyo imisemburo itavubuwe cyangwa idahagije, icyo gihe ntabwo intanga zikorwa nk'uko bikwiye, bikaba byatera ubugumba. Ikindi, indwara za karande, umugabo ashobora kuvukana indwara ituma atagira intanga nzima. Aha niho usanga nk'umugabo ateye inda rimwe yari afite intanga imwe nzima, hanyuma akabyara umwana umwe, ubundi ugasanga izindi zabaye ibihuhwe cyangwa zabaye amazi. Icyo gihe rero ntabwo ashobora kongera gutera indi nda. Ikindi gishobora gutera umugabo ubugumba, hari imirire mibi cyangwa gukora imyitozo ngororamubiri ikabije, imirasire y'izuba. Ibi nabyo byagaragaje ko bishobora gutera ubugumba. Abagabo benshi cyangwa abasore benshi bibwira ko gukora imyitozo ngororamubiri ariko kubaka umubiri, ariko kuba umusore, ariko iyo uyikoze ku kigero kirenze, iyo uyikoze ku rugero ruri hejuru, ikintu cyose iyo cyarenze urugero kiba cyakabije, ikintu cyose iyo cyarengeje urugero kirangiza. Rero iyo ukoze imyitozo ngororamubiri ikabije, iragenda ikangiza ya mirerantanga, hanyuma ugasanga ya miyoborantanga yarakwedutse. Rero bigatuma mu gihe ugiye kunyara, niba ya miyoborantanga yarafungutse, intanga zirisohokera. Nko mu gihe ugiye kunyara nazo zigasohoka, ukazashiduka nta ntanga n'imwe ugifite mu mubiri wawe. Dore rero umuti mwiza uzagufasha kongera gusana imiyoborantanga n'imirerantanga yawe yangiritse bitewe n'ibibazo bitandukanye. Iki kimera cyitwa isununu ni ikimera gifite ubushobozi bwo kongera imisemburo ikorwamo intanga, kandi kigatuma iyi mirerantanga ivura imisemburo ihagije kugira ngo intangangore ibashe gukorwa cyangwa intangangabo. Rero iki akaba ari ikimera gifite ubushobozi bwo kuba cyavura ubugumba bwatewe n'ibi bibazo byo kubura intanga, n'ibi bibazo byo kwangirika kw'imirerantanga cyangwa imiyoborantanga. Uragenda ugasoroma ibibabi ndetse n'uturabyo twabyo cyangwa ubwerezwa bw'iki kimera, hanyuma ukaza ukabironga neza, ukabitunganya, ukabikorera isuku, warangiza ukabyanika, hanyuma byamara kuma ukabisya ugakoramo agafu. Ubundi ukajya ufata igikombe cy'amazi ashyushye, hanyuma ugashyiramo ibiyiko bibiri by'ifu, ubundi ugakoroga, ukanywa igikombe kimwe mu gitondo n'ikindi nimugoroba. Ibi ukabikora mu gihe cy'iminsi 14. Ya minsi 14 yashira nta kiracamo, ugasiba icyumweru kimwe. Nyuma y'icyumweru kimwe ukongera ukanywa umuti iminsi 14 kugeza igihe bizaciramo, kugeza igihe bizagenda neza. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kurama no kuramba. Icyo nakwibutsa nuko wakanda kuri subscribe cyangwa sabone, nanakwibutsa yuko byahindutse. Mbere wasangaga akantu kanditseho subscribe gatukura, ariko muri iki gihe nkuko ba boss bacu bagenda babihindura, urabona ko gasigaye ari umukara. Rero icyo ugomba kureba nukureba niba kanditseho subscribe, ukayikandaho. Iyo umaze kuyikandaho batakubwira ngo subscribed. Rero iyo wamaze kuba subscribed, biba bivuze ko wamaze kwiyabonesha,
biba bivuze ko wabaye umwe mu bakunzi bacu, biba bivuze ko wamaze gufata abonema, biba bivuze ko ushobora kudukurikirana 5 kuri 5 umunsi ku munsi. Ikindi nakwibutsa nuko niba uri umuntu wifuza gutanga ubuhamya cyangwa kugira inyunganizi, waduha kuri uru rubuga rwabaho neza, wahamagara kuri 0711169327, hanyuma nawe ugahabwa ikaze kuri baho neza. Ushobora kandi kuba ukeneye umuti, ukeneye kwivuza cyangwa kwisuzumisha, wahamagara kuri iyo nimero, dore ko muri iki gihe cy'impera z'umwaka tugufitiye na promosiyo y'ibintu bitandukanye kugeza mu kwezi kwa mbere. Ushobora kuba uri umudamu wabuze amavangingo, tugufitiye promosiyo ya sweet. Utu akaba ari udusweet bombo cyangwa sweet mami cyangwa sweet bed nk'uko benshi bakunda kugenda bazita, tukagufasha kurekura amavangingo ako kanya. Ushobora kuba ufite makeya, ushobora kuba ufite ububobere gusa ariko nta mazi ujya ubona, rero izi sweet bombo ziragufasha gushimisha umugabo wawe, hanyuma urugo rukubakwa neza. Ikindi nakwibutsa nuko muri baho neza tugufitiye Spiririna akaba ari inyunganiramirire ifasha abantu bose bafite ibibazo by'umubiri, akaba ari inyunganiramirire ifasha abana batagira ubwenge mu ishuri, abana batagifata, cyangwa umuntu mukuru ugeze mu zabukuru watangiye kwibagirwa ibintu byose akaba nta kintu akibuka. Spiririna rero iragufasha gukemura ibibazo by'umubiri, yaba ufite ibibazo bya diabete, yaba ufite ibibazo by'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Spiririna iragufasha kuzamura abasirikare b'umubiri, iragufasha kongera intungamubiri waburaga mu mubiri, hanyuma umubiri wawe wongere ukore neza, umubiri wawe wongere umererwe neza. Murakoze cyane rero, bifurije gukomeza kugira ibihe byiza, bifurije gukomeza kubaho neza no kuramba. Muzagire umwaka mushya muhire wa 2023.